babaje kandi iteye agahinda. Abahaburiye ubuzima Imana ikomeze kubakira mu bayo, kandi n'abandi bakomeje kwitabwaho Imana ikomeze batiza ubuzima. Umubyeyi niwe muntu ushobora gutanga icyo afite cyose kugira ngo umwana we abeho, niwe uhangayika kugeza abonye uwo yibyariye akuze kandi atekanye. Nyemera wumve uyu mugore werekanye ubutwari akarokora umwana we mu buryo butangaje mu mpanuka yabereye mu karere ka Rulindo, aho yari itwaye abantu 53 ariko bamwe bagasiga ubuzima. Uyu mubyeyi nawe agashaka ukuntu arokora umwana we kuko yarabonye ko ubuzima bwe butakiri buzima. Umunsi w'ejo tariki 21 z'ukwa kabiri uyu mwaka nibwo humvikanye inkuru mbi mu matwi y'Abanyarwanda ku modoka yakoze accident yari itwaye abagenzi 53 ibakuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Yageze hafi y'ahitwa ku Kirenge mu murenge wa Rusiga muri ako karere ka Rulindo mu masaha ya 7 z'amanywa. Irenga umuhanda wa kaburimbo imanuka yibarangura igwa mu manga y'umusozi muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo. Haravuga ko muri iyi modoka yari irimo umubyeyi ufite uruhinja, ngo umubyeyi abonye ko imodoka igiye gukora impanuka, ngo uyu mubyeyi yakoze ibishoboka byose ngo aramira umwana, ngo abonye urupfu we rugiye kumutwara yafashe wa mwana yari akikiye ngo aramufata amunyuza mu idirishya maze amera nk'umujugunya hanze kugira ngo umwana abone arokotse. Biranavuga ko uyu mwana ashobora kuba yarokotse, ariko ibi bintu ni ibintu byereka umutima ukomeye, umutima w'ubutwari, umutima w'urukundo w'ababyeyi. Nawe tekereza iki kintu, ushobora kuba nawe uri mu bantu bumvise iyi nkuru kuko ni inkuru yaciye umugongo benshi, irababaza, abandi ntibarabyumva bitewe n'umubare w'abantu bahakomerekeye, abandi bakaburira ubuzima. Ntabwo biba byoroshye. Si ibyo gusa, guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriyemo ababo mu manuka y'imodoka yabereye mu karere ka Rulindo. Ati guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo mu manuka y'imodoka yahitanye abantu 20 abandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga akarere ka Rulindo. Abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bitandukanye bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Irakomeza iti guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no kubakomerekeye muri iyi manuka. Tuributsa abakoresha umuhanda cyane cyane abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Abahaburiye ubuzima Imana ikomeze kubakira mu bayo, kandi n'abandi bakomeje kwitabwaho Imana ikomeze batiza ubuzima nabo bakomeze babeho. Imiryango y'ababuza ababo bakomeze bihangane kandi bakomere. Ndabashimiye. Nge nitwa Ntagara Delphine.